bigeze kugira urwahukaniro bombi bigeze kugira inzu kwa Claude arabizi yo kwaje babagamo nyine yego banyweramo itabi banyweramo inzoga bakiriramo abashyitsi amabumbire nabivuze Gerard akimara kwidekara ngo ashaka kurongora Mutesi yego mbivuze nawe noneho ngo ajya akora ikiri kiganiro Claude niwe cyishe yarinze avuga ngo namusebeje ngiye ntabwo mpimba makuru hano Nyamirambo Danihiri urumogi ntarwo navugamo kuko ntabyo nzi yego ariko Danihiri Isegereti yitwa Danihiri ntabwo ari impara ari yose Isegereti bese turaza gati agatama agatako agatabi yego byose yego aho bahamaze nk'amezi atari munsi ya 3 ushobora no gusanga yayandi atandatu ari wayavugaga ibyo navashabyihorera yatanze ubuhamya biradufasha kuvuga ariko nawe hari ibyo yahishe yego uvuga ko mu myaka 2 ngo watigeze yisabaga mu bice bya Nyamirambo abo bagabo uko ari 3 barabazi ufate Cosmos uzamuke Baoba umanuke Nyakabana na Kimisagara ntago warengwa utwari dutanu bari abantu batabakubwiye Pasteur na Prophete ninde Prophete ubwo papa bitangazaga ngo yari umuhanuzi nuko hano uri iki se ko nose ko hano yari yashano riri kugwira no nuko ibyo bituma abantu bagira dute kubyo bakora akana gakamba kavuga ngo papa yaya inju yingwa ibaza umwana ukamba uri kubona sarara mu nzu yimbwa yego uwo mwana wamuha mayoneze wamuha mureti special ntabwo icyo gikomere kizarangira arangirika mu marangamutima wongeraho n'ayandi mezi 6 atahabaga ngaho ufata papa bitangaza imyaka 2 y'Ibugande amezi 3 yo mu rwahukaniro wongereho yayandi yo mu nzu yimbwa ubwo biraba ngahe abana bamaze ubwo tubare total y'amezi y'umwaka y'imyaka 3 ibiri y'Ibugande umwe wo mu rwahukaniro na 3 yahariya muri nuza mu rwimbwa abana niko baba bakura bareba uko sabayeho niko bari kwangirika cyane muri abo bana niko bose nibasigarana na mama bitangaza uzashaka mama bitangaza one siko azabakunda bose nabo siko bazamukunda bose buri harimo abara attached kuri papa yego ni hamwe none wa mugore wavugaga nk'isani reka ambabarire ngiye nuko ikigaragara cyo buriya mugore ukuntu avuga nanye Darutayisira ajya bivuga ibyo iyo yigisha abageni avuga ati yasabye Imana ngo mana uzandinde umugore usambana ndinde umugore uvuga nk'isandi yego uriya rero arenze isandi ngo ni kariso baba we ni kariso ninge nyikugurira mwumva aho tugeze kandi abo bantu bajya imbere y'abandi bakigira ibitangaza ibaze kugeraho bafata iryo zina kariso baragaragaye so abavuga butumwa rero abakozi b'Imana mu ngeri zose abapasiteri ababishopu bakiri mu mwuka yego mbere yo gusengera twebwe twicara Torino saa 7 zikagira cyane twebwe dutarama dutamira cyane mbere yo gusengera twebwe ni mubanza abo ngabo babafasha bari abana ba papa bitangaza niba barumvise nyina avuga ko yakwica umwana yabyaye hanze ariko na papa bitangaza hari byavuze bikabije birajyo kuvuga ngo mwe nabo muvuga butumwa kugira ngo nkajya kuri byihorere nkijyana kuri ribu ngo ni mumpe burundu uri umuntu uvuga ijambo ry'Imana ariko uriya mugabo yarihanganye niba ari ibya 10 yashakaga yarihanganye ngewe ntago warekura reka nkubwire bavuga ngo umugabo avuga amagambo niba ari 7,000 umugore akavuga 20,000 menya birenza menya na kimwe kuko badukuba 3 ntago yageza 500 aratangira ajya kugera ku 120 naciye 500 guteze yewe yabaye nagaruka nkasanga kivuga nkasubirayo we nuko reka nkubwize ukuri ngiye nkasanga hose bakinze manza n'umupaka nawambuka mpaka boje hakinguye
ariko warara kuri urwo rutoto warara n'isandi nk'iriya. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Karegeya Omar Pano nanone kandi turabasuje abakunzi ba KOP ndetse n'inkoramutima zakadasohoka, abantu mutwereka ko mudukunda umunsi ku munsi, ni iby'agaciro rwose. Ubwo mvuze ntyo hareba abandi muza mu bikari abo duhura yego tukumva ari byiza cyane, ni iby'agaciro. Ubwo twizere ko umwaka watangiye neza muri rusange, natwe nuko nguko ndabona ari izuba rivanze. Ubwo mu minsi ishize twaganira yambwira ati nibigira saa 5 hakimeze neza, nawe ububizi neza ko araza kuba kabisa. Izuba bari cyane yazindutse. Yego so Karegeya ndizera ko umeze neza, umwaka watangiye neza, byo nabyo abakunzi ba KOP cyane. N'ubushize nawe urangije neza, nawe utangiye neza. Kutangira neza gusa burya neza ni relatif, ariko ngewe ku giti cyanjye kuba narabashije gusura inshuti n'abavandimwe banyuranye mu bice binyuranye mu majyaruguru, mu burasirazuba, ni ikintu cy'ingenzi. Nubwo bose ntabahetuye, ndacyafite ikirarane cy'umushuti wanjye w'Irwema, ndaza kumugarukaho mu kiganiro ko nagomeje kugenda mbica iruhande, ariko hari aho ngeze kuri kesi biba ngombwa ko nawe nza kumukomozaho. Yego sino sava ariko ubwo n'ubuzima. Ubushize twagiye Rwamagana yego na Dani, esansi dushiraho turasunika saa sita z'ijoro, saa sita, ariko saa sita hafi n'igice, saa sita z'ijoro hariya tugira amahirwe tuhura n'abapolisi bazi icyo gukora, bazi ko ibyago bibaho, baradufasha tubasha kuyigeza kuri station. Nibyo nashimye no mu kiganiro na mbere uwo munsi wagira ngo bari babimenye. Nari naraye ubwo si kuri 2:31 nari nakoranye ikiganiro n'umuvugizi wa polisi, atubwira iby'umutekano, agaruka no kuri izi drone wumvise, agaruka no gukora ibizamini bya online. Sibye ko bya drone byo ntago tuzabyumva kimwe cyane, bazanye izireba abashoferi atari izireba abajura, bakabaye bazana n'iziturebera abajura barara banura imyenda n'abashekuza amatelefone. Drone ikabibireba, ariko naburiya nazo zizaza ntawamenya. So rero ubwo mpagaze Rwamashyongoshyo, agasozi kitegeye Musha, ko nabayeho imyaka myinshi no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego Nagarutse ku bijyanye na polisi, uko twari tubiganiriye n'umuvugizi avuga ati twongera umubare wa polisi uko abaturage biyongera, uko ibikorwa byiyongera, ariko tukanabongera muri quantité na qualité. Qualité rero niyo ngiye kuvuga ngo arakora ate, arakorana nande, nuko rero byagenze. Essence dushiriyeho hariya mu Giporoso, twari twiteguye ko baje kutwandikira kuko pane beti irahanirwa. Ariko ahubwo batubera ifura, baravuga ati aya masaha ibigibi ntago babiteguye, ahubwo babwira Dani ati gira gutya, tereka ngufashe zino zibe zihagaze, ubanze uceho winjire muri station. Badukorera akantu kabisa, numva kamfasha ahantu cyane ko jewe byose umuntu abareba. Ndibuka no mu kiganiro nari nakoranye n'umuvugizi wa polisi, nari nashimye wa umupolisi twahuye, umupolisi wari uri ku rukiko rwa Kagarama. Muri rwa rubanza nawe namuvuze mu kiganiro uburyo nawe yadufashaga kumetriza tension zari zihari. Ibyo nabyo nari nabivuze. Noneho rero ubwo ikiganiro cy'ubushize maze kugikora hariya Rwamashyongoshyo mbivuze mu gutaha, kuko mpita mbabona ko si ubwinshi gusa,
n'ubwiza n'ubwiza gukadiriya se umuntu ashiriho na essence wenda nta n'amafaranga afite umuciye andi okay urumva rero ko babaye wagira ngo bacyumvise kitarasohoka nabo bundi gusoza umwaka muri rusange ngiye byagenze neza uko iyo nasuye abantu nkabonana n'abantu nyirizina biba bitunganye kandi kuko abantu barabimbwiye ko mu kiganiro cy'ejo bavuga ati rwose uragaragara nk'uwaruhutse kuruka kwanye no guhura n'abantu ingendo ntabwo zimvuna kuvayo mbabara umugongo ariko mu mutwe nahumetse abantu baganira ku bataganira ku bintu biremereye atari inama z'ubukwe atari ukugura ikibanza mbese mukaganira bisanzwe nk'uko nimugora twari tumeze muri Torino nta madosi yaremereye naye kumwe na mushuti wanjye uba hanze yavuga ati tuganire bisanzwe hari abantu bagenda bakamara nk'umwaka nta na rimwe aragira ikiganiro kiri teratera gisanzwe kiraho bivugiraho amafaranga aringaniye wenda haba akabenzi cyangwa brochette urushyi rw'ukuboko ukaganira imyambaro y'abagore imigendere yabo ibintu nk'ibyo ariko uzi buri gihe cyose ari ukwarika ngo raporo igeze hehe warangije kweditinga muraza dukore ryari hindura thumbnail topic ni iyi yabaye ibiganiro bigahora ari ibyo ubwo noneho ngiye mva muri iki cyawe ari cyo kuri jarasi ari cyo kuri KOP n'impamo ugahora muri ubwo buzima muhindure topic umutumirwa ageze hehe yewe batiri rashize oya abantu bakaganira ibintu biruhura abana bagakina dadi kakana babwaga ngo seka kibyakiga batizana mama tumufotore mama totora kabisa umwaka n'igice mbega none ukareba imisozi yeza ibishyimbo ubunyobwa amajeri ari uruyange muri wowe imbere abarimo ubukira zambune z'igihe kinini wamaze utagera mu bantu cyane cyane rero nkatwe hano ku muhanda hano mu mihanda ubu KOP imaze kugeza hafi 37,000 muri abo ngabo nta n'igihumbi tuziranyemo wenda babaye benshi baba 200 abo ngabo uhura nabo gutyo ugize amahirwe rero buri mwaka ukamenyamo igihumbi mukaganira ukamwumva akakubwira ati hariya ati ngiye sinjya ntanga commentaire mu hariya ariko hano wagize utyo ibyo tuba tubikeneye ibyo nibyo bituruhuraho fete sino ubyishinze wasaza imburagihe kandi ntabyo twifuza so muri make nuko umwaka warangiye ni nako twatangiye undi rwose ubwo suje abakozi bo muri Torino na bosi wabo n'abakiriya babo ni nk'abo kwa Sostene n'abakobwa babo bambara neza nk'abo kwa Sostene cyo rwose bosi Deo yaragekemuye turabakengurukije rwose abakiriya twahahuriye ariko ku biciro nawe yihagazeho ubundi akeza karigura ndugu yangu nanone akeza karigura mushuti wanjye uba muri Côte d'Ivoire yambwiraga ngo ari aho bita muri quartier zone 4 iba mu tubari tw'abantu bo muri za Liban turenze n'utw'abafaransa bahaba bivuze ngo ariko ubwo naho n'amakaritsiye abatandukanye ubundi se wowe shaho uhajya utazi ko muri ntuza muri kiribite hahari igasanze batsinda mu bigutiya igiheka mu bigutiya mu nkona kutajya muri izo kutajyaho mu nkona se nta byari haba ku isi ya cyenda se nta tubari duhari tureze kujya ujya Torino cyangwa la vista ibiteguye cyangwa muri Abana akeza karigura ibyo rero uko bimeze okay nibyo rero ubwo no muri Abana hotel niho tuba twicaye babimenye n'abantu bacu cyane bwose mujye muhatemberera namwe muduhe comment mutubwire uko mwabibonye reka mpite nihuta cyane uyu munsi uraza kudufasha kuko nubundi ntago uri ujye kure nubundi ya M cyangwa se ya y'umurongo wa KOP uyu munsi bwose sobanura case study yose hanyuma tubanemo amasomo uyu munsi rero ni case tumaze iminsi tubona kuri social media
ariko biza kurangira noneho tubonye umugabo n'umugore nabo ubwabo bavuga byari byatangiye hari abavuga ibintu iki imbarutso iki ariko nabo ubwabo bagira barivugira uwitwa papa Bitangaza na mama Bitangaza cyangwa se pastor Yoweri n'umudamu we yego abangaba bakaba batunguranye cyane baza kuri social media barandagazanya umwe akita undi mbwa undi nawe akita undi indaya ibintu binini cyane ariko bose nk'uko nari ntangiye mbivuga nanone bakaba bafite n'amatitire abahuza n'umurimo w'Imana yego urumva ko donc ibyo bitangaza ntago ari ayo mazina yabo ntabwo bafite umwana witwa ko ni bitangaza bagiye bakorera abandi none ubu byarabananiye kubyikorera ishwe nusoza umbwire yego ntabwo ndasoza ariko icyo washyiraho comment nta kibazo icyo nashaka kukubwira nuko abangaba baje ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bananiranywe gusa imbarutso y'iyi kese bivugwa ko ari umutungo bagurishije wa miliyoni 5 noneho umugabo agahita azikengereraho kuva ubwo agahita agenda ndetse akatangira gushyira hanze nyine ibyo ngibyo yaba amajwi agaragaza ari gutungana n'umugore we ariko n'umugore we nawe nabonye hari ibiganiro bitandukanye yagiye akora ndetse n'abandi bakozi b'Imana nabo buririyeho bakora ibindi good kamere kuri ibyo aho harimo amasomo abiri ariko ndahera kuri icyo cy'abakozi b'Imana harimo ivugabutumwa dufite muri kino gihe icyo riduha icyo rifasha societe biza no kugaragaza nkuko nahoze mbisobanura biza no kujustify icyatumye RGB ifunga insengero zimwe na zimwe yego cyo ni kimwe nituva kuri ayo madini kuva ku ivugabutumwa turaza kureba umuryango kuko bari bafite umuryango kabisa yego hanyuma nituva ku muryango ubwo umuryango turawureba muri cadre abana gatanya na trauma iva ku bana bo muri iyo miryango ubuze kubyibuka tubikurikiranye gutyo yego wenda nkihuse papa Bitangaza uko yabivuze imiryango dufite hano twese ibayeho yirya uyu ni umuryango ubanye neza urabona hejuru ko hariho umutwe yego abo ni abantu babiri n'imitwe ibiri baryamanye baryamanye urabona ko bafumbatanye yego umuryango mwiza mu buriri wandika inyuguti ya hashi ha umuryango mwiza wandika ha umuryango mubi wandika iyi ngiyi x bariya bararebana barafumbatanye abangaba bateranye imigongo umwe urareba ukwe n'undi akareba ukwe yego x bakaba bateranye imigongo yego aba bateranye imigongo babandi bari bateranye inda niko navuga bararebana kandi barafatanye yego uyu nguyu aho ndabona nawo ujya kumera nka x ariko umwe arashaka undi yamuteye umugongo yego iyi ibiri ya nyuma ibanye nabi yego ariko uyu umuntu umwe abaniye undi nabi aramushaka ndatamushaka abo gatanyiri gukomanga kuko nta n'umwe ushaka undi nibyo papa Bitangaza yavuze avuga ati imibonano ndayemera ntayibonye nta nubwo byarema imibonano niyo ire mu muryango ariwo pfundo umuryango ariwo shingiro ry'igihugu rwose yabyivugiye namukunze cyane ntago ndabigarukaho waruvuze rero uti abavuga butumwa yego Rutayisira zadufashe n'abandi bameze nkawe bavuga ntago kuba mu muryango w'abantu bitwa mama na papa Bitangaza ari urimo kubamo igitangaza kibi bakoraga ibitangaza mu yindi miryango none iwabo habaye ishyano nkavuga ngo nabo bavuga butumwa twahereye kuri Mutesi tuvuga ngo ashatse kangahe tugera kuri Pastor Claude ngo ashatse kangahe tugera kuri wa mugabo wa mugabo w'ishubi yabo Gerard ego ubundi Gerard papa Bitangaza
na Pastor Claude ntabwo ari kure yabo. Yego. Bose nabavuga butumwa. Ndabyumva. Mwene Bishop ndaza kuvuga isano bafitanye. Noneho tukagera kuri wa wundi niba ni Theogene nde nibishaka wabwiraga Noheli ngo Benura siya. Aya mahano ari guhera mu bagaye bakiza amahano. Ubundi amadini yakabaye muri societe arayo gukiza imyaku imikoshi. Mwaginera Yesu kwa kundi babivuga. None byahereye iwabo. Yego. Icyo ni ikimenyetso kibi cyane wibiseka. Yego. Genda babaye cyane. Yego. Wibiseka. Ntabwo ndi kubiseka. Insengero zifungwa. Abantu baravuga tuzaba tudasenga igihe mwasi. Urumva ubwo mvuze abo ngere kuri wa mugore yiba yitwa Grace umwe watereye ivi n'umugabo ufite abagore 7. Yego. Ngere kuri case yavuzwe muri ADPR paroisse ya Nyamugari ikibungo hariya. Ihe. Urayizi warayumvise. Ari case nyinshi. Kuki naba bose babireba. Yego. Kuki abo bantu societe yizeraga ko ari bo birukana amahano byageze iwabo. Ni ikimenyetso kitari cyiza cyane. So papa bitangaza rero we impamvu mu byavuze kwa Theo ukwezi yavuze ukuntu yahukaniye Buganda imyaka 2, avuga ukuntu yabaye mu nzu y'imbwa akana gato papa mu nzu y'ingwa ubwo yabaga muri annex muri bintu ubu ntago okay muri izi nyuguti nerekanye mwibaze idahari niyo bononeho n'igitanda gitandukanye reka nta no guhura naba ngaba nibura umwe ahumekera undi. Yego. Nibura kibaza ahumekera inyuma yakwishima undi akaba yavuga ati igihe kiramuriye cyangwa umubu hanyuma suri mu cyumba cye. Izo nizo ngo ariko abo bavuga butumwa nizo batugejejeho ntabwo ari nyinshi ariko kuba bihereye iwabo ni igitangaza. Ba papa bitangaza nabo bari kubona ibitangaza bitari byiza. Hanyuma rero ati nararaga mu yigeze kuva mu rugo amezi 6 abibwira n'ubuyobozi. Yego. Ubundi arazwa mu nzu y'imbwa ni muri annex ariko hegeranye n'inzu y'imbwa. Babyumva? Imibonano ati ndayikunda ndayemera ati ariko ntayibonye ntiryarema. Batese isaha n'isa ati nubona Gatanya uzahita ushaka ati ubwo bari kuntindira. Uri kumva? Umugore azana audio umugore amubwira ati kora kuri iyo telefone izo ntoki nzici. Ati waneye inda arakuruta. Ati nabandi bana ntiwabemeraga. Aturi nyakabwana undi nawe ati wandayiwe. Mu rugo rumeze rute rw'abakora ibitangaza mu ngo z'abandi. Bibaye mu rugo rw'abantu. Nkunda gutanga urugero bashuti banje umwe weekend yasohokeraga Kampala undi agasohokera Bujumbura. Bibaye muri urwo rugo c'est normal. Ariko muri rwo mukora ibitangaza mu ngo z'abandi iwanyu byacitse. Urumva atari ikibazo gikomeye. Aba bagabo rero impamvu isano bafitanye abagabo 3 nkubwiye ubwo ni Gerard Claude na Yego n'uyo we. Claude ashobora kuba hari byo kubimenya cyangwa se kubibamo bigeze kugira urwahukaniro bombi. Bigeze kugira inzu kwa Claude arabizi yo kwaje yibabagamo nyine. Yego. Banyweramo itabi banyweramo inzoga bakiriramo abashyitsi. Amabumbire nabivuze Gerard akimara kwidekara ngo ashaka kurongora Mutesi. Yego. Mbivuze nawe noneho ngo ajya akora ikiri kiganiro Claude niwe cyishe yarinze avuga ngo namusebeje. Ngiye ntago mpimba makuru hano Nyamirambo. Danihiri urumogi ntarwo navugamo kuko ntabyo nzi. Yego. Ariko Danihiri Isegereti yitwa Danihiri ntago ari impara ari yose. Isegereti bese turaza gati agatama agatako agatabi. Yego. Byose. Yego. Aho bahamaze nk'amezi atari munsi ya 3 ushobora no gusanga yayandi atandatu ari wayavugaga. Ibyo bashabyihorera yatanze ubuhamya biradufasha kuvuga ariko nawe hari ibyo yahishe. Yego. Uvuga ko mu myaka 2 ngo watigeze yisabaga mu bice bya Nyamirambo abo bagabo uko ari 3 barabazi.
ufate Cosmos uzamuke Baoba umanuke Nyakabana na Kimisagara ntago warengwa utubari dutanu bari abantu batabakubwiye. Pasiteri na Profete. Profete ninde? Profete ubwo papa bitangazaga ngo yari umuhanuzi. Nuko hano uri iki se ko ati hano rero yashyano riri kugwi. No. Nuko ibyo bituma abantu bagira dute ku byo bakora. Takwihanurira. Bamubajije bati abamubajije bati ese Theogene Imana yakiza amubajije ati abana bo ba mbere warabemeraga. Nyavuga ngo simbahakana cyane niba simbemera cyane atari ko bo ndabemera ati iriya nda niyo nta emera. Umugore nakamuga ati wayiguteye arakuruta we ntundi mugabo. Bivuze ngo na mbere harimo ikibazo. Intandaro ikabiyihe umwana wo hanze. Umugore ngo yagiye iwabo wa papa bitangaza ahasanga umwana umaze kugira imyaka 20 n'ingahe papa bitangaza yabyaye mbere. Yego. Noneho ngo umugore aramufotora niyo yarageze mu rugo akajya yaramubwiye ngo iyo mbimenya mbere ngo namwica nabanza nkakwica nuriya mwana nkamwica. Ubwo n'umugore umubwira umugore ntaravuga nyuma y'iki kiganiro umwana ngo aza no kuhaza umugore akamureba nabi. Papa bitangaza ati umwana wanjye amaze kuba mukuru. Abana urumva nabyo ni ikindi kibazo muri ibi byose ariko turaza kubyigisha turebe. Abana bari bavuze ko kigarukaho. Abana ntaho bataba abana n'ab'igihugu. Nanjye nungutse 5 mu mwaka ushize. Wow. Mu byiciro byose. Okay. Gardienne, primaire, secondaire, kaminuza. Okay. Kandi wasanga bakiza. Abo bana bo eka bisobanure wenda. Abo bana harabo nita banje, harabitwa banje. Yego. Ibyo byiciro byose. Yego. Ariko si gitangaza n'abantu bamashe kugira kubyumva kumenya kwakira amakesi nkayo. Hari abantu bamaze iminsi bambwira ngo ngewe na Rutayisire ngo twibasiriye abadivorce. Uko nabivuze ngewe nibura harimo imiyaga. Rutayisire yabivuze nk'umusaza kandi w'umuvuga butumwa. Nanjye mbivuga nk'umusesenguzi. Shiramo ndagerageza. Ariko nubu hari abakimpamagara bambwira ngo naravuze ngo abantu babona divorce ngo kuba ko batihangana. Yego. Muri divorce ukuna kweretse abana bananiwe kwihangana. Yego. Abangaba umwe arihangana undi agatera umugongo. Aba nibo benshi barihanganye barapfumbatanye rwose. Ntago bivuga ko abarara bamaze gutya ari ba marayika cyangwa urugo rwabo byatunganye. Reka da kwihangana nicyo cyambere. Ngaho ibaza umugore utihangana ko umugabo ufite umwana hanze amenye 5 se amenye ko ari 5 ubwo wamukira yahita yahuranye. Abantu papa bitangaza ati ngiye nimara kubona divorce nzahita nshaka kuko imibonano ndayemera. Imibonano nta mugabo utayemera cyane. Ariko bantu b'Imana wa mugani wa mukecuru. Yego. Mwamaze kubyara ntabwo mukiri bamwebwe ni mukiri abanyu. Muri abana banyu abana b'igihugu muri ab'igihugu. Mu myanzuro yose ifatwa mubanze murebe babana. Uruka kesi ya Dr. Pascal Ngironsanga. Yego ndayibuka. Uriya mwana wapfuye suko atabanaga na sese. Yego. Nibyabaye byose byakurikiye n'ukuri mwana atabana na se. Yego cyane. Iyo Runi na Sumuta bagumana abana bagakurira bakaguma muri uwo mujyo ibibazo ntaho bitaba. Ariko abihanganye bakagumana abana babo abana b'igihugu abana bazamuka neza. Uriya mwana niba byarabaye divorce rero papa bitangaza rema arayishaka n'umugore. Yego. Ariko abana ntibari kurebwaho nyine. Abana barasigarana ibikomere icyakere bajye kurirwa n'umubyeyi utari nyina cyangwa utari se. Abana nibajya ku mugabo
bazarirwa kuko aravuga ko azahita ashaka bazarirwa na mukase. Mukase. Abana nibagumana na nyina bazarirwa na senyina umugabo wa nyina. Ibibazo nk'ibyo nibikomere niyo yabafata neza igikomere nikirangira. Ejo twaganiriye n'umupsikologe Shaste Uwihoreye mushimira avuga ukuntu umuryango urwara ukafegita abana. Indwara ya mbere y'umuryango kutaba mu rugo. Papa Bitangaza ari i Buganda imyaka 2 ubwo abana nibo basenze karaga bibaza badashobora gutinyuka nyina ngo bamaze ngo papa arihe. Akana gakamba kavuga ngo papa yaya inju y'ingwa. Ibaza umwana ukamba uri kubona sarara mu nzu y'imbwa. Yego. Uwo mwana wamuha mayoneze wamuha mureti special ntabwo icyo gikomere kizarangira. Arangirika mu marangamutima. Wongereho na yandi mezi 6 atahabaga. Yego. So kuba umuntu umwe mu babyeyi ataba ari mu rugo ku mpamvu zitari z'akazi ariko ku mpamvu z'amakimbirane bikomeretsa abana. Yego. Harimo icyo cyo kutaba mu rugo, harimo amakimbirane ari open. Ese buri abari coding abana bose bari bagiye ku ishuri. Telefone ngo yayiguze make ngo ni make mwashimye kuvuze ngo ni ya make. Telefone ya meshi se ni telefone ya meshi hari umunyarwanda uyitunze. Ugiye muri ibyo ibintu byose agaciro ukarebeye muri telefone ukarebera mu gaciro ka telefone umuntu atunze, ukareba mu gaciro k'isaha yambaye, ukarebera mu gaciro k'inzabamo, ukarebera mu gaciro k'imodoka agendamo, zose zasenyuka cyane. Umugore agaseka umugabo ngo waguze ya make. Kweri icyo kikaba impamvu ya Gatanya. Hanyuma se abemera Gatanya rosoro y'abana abo bana babaho muri ibyo bikomere niho tuzagenda tubona bagiye mu biyobyabwenge, niho tuzatubona bagiye mu buraya, niho tuzajya tubona bari muri ubutinganyi burezi biyenerega bahita banga umuryango. Yego. Ibyo byumva nabyo. Donc hari icyo bita hari abantu bazinuka umuryango kubera ababyeyi. Uko Dr. Celestin yatubwiye hari icyo bita trauma nk'umwanda wanduzwa, umwanda uri mu babyeyi wanduza abana. Hakaba n'icyo yise icyo na Shaste yise ukundi kuntu relation transmission y'ibibazo by'umubyeyi ku mwana, amateka mabi. Ibiganiro turahura ejo bundi dadari twagiye ibusha ntabwo bishobora kuburamo kwibuka ibihe abantu baciyemo. None se ababyeyi bahora baganira ku bihe bibi by'intonganya, by'amakimbirane, by'imirwano, by'imfu, umwana wumva icyo kiganiro azavamo ubuye. Ababyeyi buri nka nazo memoire mu kereya buri gihe. Celestin yaravugaga ati hari ababyeyi b'ubwoko bune. Hari ababyeyi bavuga byose, hari ababyeyi baceceka byose, hari ababyeyi baca amarenga bagenda bahishahisha, kandi uko yahishahishaga umwana w'ibiri agakomeza ahishahisha yagize n'imyaka 8 kandi uwo hari ibyo batagiye mukajya mu cyumba mugakingaho muri kubeshya abana ngo muri abana uwibiri mukamubeshya ko muri kubaka muri gutera urubariro kandi muri mu mirwano muguruka. Cyangwa se wamubaza umwana ababyeyi bakajya baganira baca amarenga nk'umwana atumva bavuga wenda nk'ibyabaye iby'intambara na jenoside yakorewe abatutsi babica ku mayange cyangwa bahimba amazina babihishahisha, umwana akaguma muri icyo gihirahiro. Hakaba n'ababyeyi bashyira ku gipimo akavuga ati uyu mwana nkurikije imyaka ye reka mubwize ukuri. Wabonye twita ya bara, wabonye twita ya bibiyo avuga ukuntu umuryango wareze umwana. Umugabo yarokoye umwana w'umuhungu amurokora akiri umusore, aramushakana umugore. Niko byagenze. Noneho wa mwana amubwira ko uwo voilà bari nk'abajene Mariye, umwana bamurokora atazi icyatsi n'ururu. None bamushyira mu rugo bamubwira ko wari nyina. Bamubwira ko nde ari nyina.
uwitwaga papa apfuye uwitwaga nyina uwitwaga mama abwira umuhungu ati ntabwo ndi nyokwerega mbera umugabo. Bible yabazaga iki? Urumva igikomere cy'uwo mwana? Imyaka maze azi ko ari nyina, none nyina yifuje ko amubera umugabo, amwerurira ko atari mama we. Batinze kubimubwira. Batinze kubimubwira kuko hagati ya 13 na 18 muri age de puberté umwana agomba kubwirwa amabanga yose ajyanye n'inkomoko ye. Kumva ko wita mama we amusaba kuba umubera umugabo Mubengutswe. Amuga tereka ntabwo uruwanjye ahubwo mbera umugabo. Urumva icyo gikombe uyu mwana se uko yari yarazamutse kose amahirwe abe yararangije kwiga. Niba yarakiga ubwo gutsinda birahagaze. Kandi niba yari no mu kazi performance bigiye down. Itibaro. Muri kumva? Hanyuma ubwo nabari modere. Yego. Hakabaho n'icyo bita traumatisme par attachement. Ijyanye wari wavuze ko yigarukaho umuco wamara y'umugabo atemba ajya mu nda, umugore akagucura bufuri na buhoro ugaceceka, umugabo nushinyiriza byose bikagenda bikubamo ariko mu mikorere yawe bigaragara yego utishimye. Njya nkunda kubaza, ntabwo ari abantu benshi abo mbibaza bambujije kubivuga. Okay. Ariko kamere kuri ikesi ya papa bitangaza na mama bitangaza. Yego. Hari ahantu tugera bikabera nko kumenya ngo hagati y'igi n'inkoko n'iki cyabyaye ikindi. Hagati y'igi n'inkoko? N'iki cyabyaye ikindi? Inkoko. Uyu muryango yabyaye igi. Reba. Uyu muryango ubayeho gutya. Yego. Suppose uyu ni umugabo. Uyu ni umugore. None no mugabo ibi yabirambiwe ataha agiye kubyuka. Ko kuryama nta bihari. Ubusa araryamye. Ishwe. Ntabwo aryamye. Bamuteye umugongo. Noneho yego. Gutya ayasimbuje Mitsingi. Yego. Cyangwa Skol. Cyangwa icyuma. None wanyitabiriye umuntu di ko ndashaka n'umuyobozi. Munyitabire ntacyo. Okay, ntacyo. Ubwo aragira ngo namukubye yihangane, arabizi umuyobozi mpamagaye kuri aya masaha. Yego. Good. Umuyobozi wacu twitoreye. Umuyobozi wampamagaye saa 5:33 yihangane yasanze mu kiganiro. Niko bimeze, niko tubaho. Good. Uyu muntu warambiwe kuryama atya. Amasaha yo kuryama atya arayasimbuza akabari. Yego. None azajya agenda agiye kuryama ayo kuruhuka abyuka karaba ajya mu kazi. Hanyuma uwo mugabo n'umusanga kuri kontwari saa 11 mu gihe bafunga mu gitondo, cyangwa ukamusanga kuri kontwari kwisa mbese bari kumukoroperaho isaha ya nyuma na nyuma. Urwo rugo rusenywe n'ubusinzi hagati y'akabari no kuryama gutya, niki cyateje ikindi? Imbarutso no kuryama ko umuntu yagiye mu kabari yabuze uko aryama. Iyo aba afite uko aryama yari kuba yaryama abataha kare. Yego. Abantu rero ibyo bikiyubaka mu bantu tukamara igihe none ukibagirwa icyaba cyarateye ikindi, umwe akajya avuga ngo ariko wajya utaha kare, ukibaza icyo utaha ujya gukora. Kirahari urugo ruryama gutyo umuntu yataha kare. Wavuga rero papa bitangaza. Noneho vakururu ushyiraho rwa rundi nterekanye. Yego. Rwurara muri saro undi ari mu cyumba cy'abashyitsi. Rwurara muri annexe undi ari mu cyumba cy'ababyeyi. Yego. Urwo ruba rwagiye. Abana se ntibakura babireba cyane. Ibaza umwana ukamba akaba papa yaya iki inzu y'ingwa. Hanyuma rero uwo mwana arakura na trauma. Hanyuma rero akabaho na mastroma amateka ku abantu wicara bavuga kanaka yapfuye atya, kanaka yagenza atya. Hanyuma no kurerwa n'umubyeyi utariho nawe usanganwe bikomera. Yego. Pasiteri utariho, mwarimu utariho, abo bantu bose ntibariho, ariko turi kubaha abana bacu. Na couple zigafondwa zitariho.
umwe arakomeretse n'undi arakomeretse bahuye buri wese yaje azi ko ashatse umugabo uzamwomora ashatse umugore uzamwomora kandi bose ari abanyabikomere. Ubwo ni psychologiquement ingo zishingwa n'abantu basanganwa ibikomere bombi ariko batabiziranyeho bageraho ugasanga buri wese yashakaga umutetesha bikamera nka rya soko ya masoko arema n'abaje guhaha gusa hakabura uwaje guhahisha. Hari isoko ryabaga hariya rwose hari Butare bose bakazana envelope bagategereza uwikoreye. Hari amakupure abayeho yaje akozwe n'abantu buri umwe ashaka kunda mubera igisubizo akibura. Yo ni imwe ngaho abana bavukiraho rero na divorce bene uwo ntatinzamo avuga ati no ibyo nashakaga ntabyo ndi kubona. Ibyo ni psychologique. Hanyuma ibiri materiel iriya case iriya case ya papa bitangaza nushaka kuyongereho iya wa mudamu birukanye mu nzu Kicukiro ndamubona. Nushaka kuyongereho iya Rine na Bertrand ndababona. Nushaka kuyongereho iya Didi na Nadine ndababona. Ubwo ndavuga izo nigeze kuvugaho current ariko ubwo nta yindi izo zirimo n'ikibazo kiri materiel. None se papa bitangaza yavuze aho aturuka nubwo nabonye muri commentaire hari ababitwaye ukundi yabyivugiye hari ababivuze ukundi it's okay nta nubwo masubiramo ariko abo bantu bose bafite ikibahuje. Yiviriye iyo ngiyo ni umuvakure inyuma ya Nyungwe aje gushaka amafaranga yavuze ati dukunda amafaranga. Araje yifatiye umukobwa wa hano mu Kabagari cyangwa hano munsi yahoze akarere ahoze umusaza bitwa Buzindu ndahabona nyuma ya umwana w'i Kigali wakuza azi icyo bita ifaranga icyo ari cyo no kuryoha icyo ari cyo. Wasize inzara kiri primaire watoboje amatwi uzi meshe uzi uko amahoteli akurikirana uzi ubwoko bw'ibiribwa uzi amasitire. Uvuye hahandi uje guhiga ikashi uraje usanze umwana we wamenyereye kurirya wateguye nturi tayari kuriburekera ngo ariryeho. Kwa papa bitangaza nako karimo. Niyo mpamvu amubwira ngo wowe uri nyakabwana ntabwo uriya mugore uriya mama bitangaza icyo yashakaga kwa papa bitangaza ntabwo ari kukibona. Izo ngo zirahari azavuga ati ngiye guteta icyitwa kashi bazajya bangurira imodoka uko nshaka ihore iri full tanka materieloma nta bihari. Hariya nicyo kibazo na za zindi zose niko nakubwiye na za zindi nari maze kurondora niko byagenze. Nise mbikurura. None se amadivorce menshi rero araba kubera ko les attentes ibyo buri umwe yarategereje kundi si byo ari kubona byitezwe byaba moraluma byaba materieluma byaba emotionnellement rekata imibare irahabanye. Undi ararwana no kubaka aho inzu azasigama abana be undi ararwana no gusohokera ku biyaga za Dubai Zanzibar cyane. Waba uri kubaka uri kubumbisha amatafari bati abandi baragura imodoka nawe uri mu byondo. Ibaza umugore akubwiye gutyo cyane ntazagira umugabo ucika intege ngo urimo urakora projet umugore yapinze wowe b'umugabo umenye ibyawe uyikore. Tugiye mu bibera muri zino ngo zose nta rugo rutarimo ibibazo ariko ku nyungu z'abana abana bacu b'ababyeyi abana b'igihugu aribo tuzasigira kino gihugu. Kwihangana naho bigomba guturuka. Hari umuntu wanyandikiye uri n'indera ndamuvuze kubera ko yambwiye ko nawe ari hafi kuza kuri social media ngo yabaye yifashe ni umuntu ufite ibikomere bya divorce we ashobora kuba ubwo bwihangane navuze we yarabufite undi akabubura. Nuvuga ngo nubundi muri couple kugira ngo bisepare haba harimo uwihangana n'utihangana. Hari nuha agaciro abo bana n'utagaha abo bana. Ngo ninde abo bana nyuma y'iyi divorce baramera bati. Nuvuga ngo abana benshi biganje mu muhanda iyo muganiriye bavuga ngo papa yatandukanye na mama ashaka undi mugabo baranyirukana cyangwa se bakanyima ibiryo. Dani uri buka umuntu waduhaye urugero rw'ahantu wajyaga
ucumbitse cyangwa batakwishimiye, umubyeyi utakwishimiye, bagateka gukoranya batabizi ni ugushyira umuriro mu ziko, kwenyegeza, byashya bakavuga ngo jya kuvoma, ukagaruka bariye bo n'abana babo. Uwo nguwo ahita ajya mu muhanda kuko ababibona cyane. Ndibuka abana nasanze ejo bundi i Masaka bavuye gucuruza ibikarito, umwana umwe w'agahanga mama we yatandukanye na se, isa ajya gutura Bugesera, ariko nukwambuka Nyabarongo gusa Akagera, undi asigarana na nyina hakuno mu gice cya Masaka. Umwana yajya kwa se bakarya bakinze, yagaruka kwa nyina, umugabo wa nyina ntamushyire mu ishuri, umwana nuko yagiye gucuruza ibikarito ku myaka 12. Uwo nawe nubwo agitaha ariko ni mayibobo, ntari kwiga, arirwa mu muhanda. Donc saa 12 bageze Kabuga, twahuye saa 4 ari dorotour asubiye mu rugo. Benshi biganje muri abo kubera ya miryango. Iyo na Gatanya yakagombye gukonsera ngo quel sort des enfants. Finalement abana bo bazabaho ko dushimye Gatanya ibaye da. Yego. Ngo nuguhana amahoro. Yego. Abana biti. Abantu rero nta giteganya ku bana. Ntacyo. Ntacyo baravuga ngo barajya kuri uruhande cyangwa kuri uru, batitaye ngo ubundi bakagombye kuvuga ngo uruhande rugiyeho abana rubujijwe gushaka. Ko bimeze? Uwemera ko atashaka abari we baha abana. Atwara abana. Nibura byibuze da. Ariko kubashakana. Ubundi rero hakabaye n'icyo na mbere ya mariage, nkuko Dr Celestin yabivugaga, hakabayeho n'ubundi inyigisho zirimo n'ubuvuzi. Umuntu akitegura ngo dore psychologically ugiye mu rugo, harya mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda avuga ngo umugabo n'umwana wundi ni ku Murundi avuga, abari bavuga ngo dorugiye wabandi haravuna ntihunga hungisha gapfunsi kamwe ko mugi wiriweho mwari. Wabyumvise? Bakakubwira ngo aho ugiye ni wabandi ariko ugiye iwawe. Yego. Mu buryo bwo mu mutwe bakagutegura mu buryo bw'ubukungu, ujyanye y'iki cyo guheraho, wiza n'ubusa utegereze ngo mu myaka 5 urahakura itaje gute. Bagutegure mu muco, uvuye iburyasazi ugiye iburyambwija, zirye uvuye mu bajiji ugiye mu bajiji utari umujiji. Umuco waho uteye ute? Wese uzabasha kubihangarira? Ibi byo kuvuga abantu bahuriye mu muhanda i Kigali muri arena bagenda bapanga, ugasanga umwe avuye mu basasamigozi, umusasamigozi ashakanye n'umubwejuzambwa. Ibyo byakabaye mbere. Yego. Hakabaho n'uruhare rwawe mu bizaba. Ese uzanye iki, uzahabwa iki? Cyokora itegeko nuko ryavuze ko ngira ngo mbere y'imyaka 5, mbere y'imyaka 5 buri wese azajya yimenya. Uribuka ko nakunze kujya mbivuga, nje nabwe ngo bazajya badivorce mbere y'imyaka 5 kandi bazajya banyishyura. None n'itegeko ryabishyigikiye. Yego. Aba mbere y'imyaka 5 ntacyo tuvuga, namuzajya munsubiza hayawe. Umubyizi wanjye intwerano buri saha mbara 5. Urumva rero ikindi abana ikibatera nka trauma nuko ubundi mbere ya divorce haba ibyo bikomere. Yego. Dufatire kuri no case study ya papa bitangaza cyangwa siriya ya Aime wa mudamu basohoye mu turatwana uko tungana twose. Twarabibonaga ko bari gusohora ibintu, turabibona ko bagiye mu nzu ntoya paraporo yo bari bafite, idafite amatara, idafite toilette mu nzu, idafite igikoni. Barabyumva? Noneho umwana akajya kubaho uko ababyeyi be babayeho. Teri fils. Ukagira ibibanziriza divorce yose ibanza ko habanza abana n'amakimbirane, kugutukana, kudasangira ku meza, byose abana niko babahangirikira. Kuzamba. Ngaho fata papa bitangaza imyaka 2 y'Ibugande, amezi 3 yo mu rwahukaniro, wongereho yayandi yo mu nzu y'imbwa, ubwo biraba ngahe? Abana bamaze ubwo tubare total y'amezi y'imyaka 3. 2 y'Ibugande,
umwe wo mu rwahukaniro n'atandatu yahariya muri nuza mu rwimbwa. abana niko baba bakura bareba uko sabayeho niko bari kwangirika cyane. muri abo bana niko bose nibasigarana na mama bitangaza uzashaka mama bitangaza wani siko azabakunda bose nabo siko bazamukunda bose buri harimo abara attached kuri papa. Yego. Ni hamwe. Nyuma y'imyaka 5 uriya muryango nubona abana reka situraha ntaho twenda kujya. Nyuma y'imyaka 5 muri bari y'abana uzagenda ubonemo ibyo byiciro byose. Abakunda umugabo wa nyina, abakunda nyina, abakunda se. Shyashya yarantubwiye ukuntu iyo hanze iyo kuvuga ngo umuntu yataye urugo hakabamo n'ibintu bine, hakabamo icyo kuvuga amakimbirane yeruye, ariko hakabamo n'udutsinda. Abana bamwe bakajya kuri nyina, abandi bakajya kuri se. Yego. Abana bakishyira hamwe na nyina ngo batraumatize se, cyangwa abandi bagafatanya na se cyangwa hakabamo amatsinda abiri umuryango yeruye kabisa. Ngibyo ako nari nkibagiwe. Hanyuma ibanzizwa n'inabi umwana donc kwiga bigapfa. Umwana waraye mu ntonganya ntashobora kwiga, yirirwa ahunyiza. Mwarimu nawe utariho aho atari ko warwana wirirwa usinzira bite byawe sohoka. Ntabanje kumenya ngo yaraye ati. Abana ni benshi mu ishuri, mwarimu nawe yifitiye wenda ibyo bikomere. Aho kujya babanze mwanti niko sha iwanyu ni hehe, wahandagiye nkazabasura cyangwa mpa nimero ya mama muhamagare. Ashwiri umwanya ntawe afite, akagikurura amatwi cyangwa agasohora. Akirwa ahunyiza agatsindwa, bagenzi bakirwa dore wa mwana wirwa asinzira. No muri vacances yaca ku rugo rw'umwana bigana ufite uwo mu rugo ruzima, yacaho umwana agahamagara bagenzi be batigana bo mu rugo cyangwa n'aba papa na mama, muzamere umwana twigana wirwa asinzira. Ibyo ni bikomere cyane, ibyo ni bikomere muri societe. Hanyuma ejo tukibaza ngo kuki raporo ngo za RBC zivuga trauma mu rubyiruko, ngo ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ngo indera haruzuye. Turi naho biri guturuka suruse amahane mu rugo. Akagera noneho akagera naho umwana no kurya ntahage kutarira igihe, nuko bigatangira baza mu muhanda. Abo mu muhanda ntibahera kuri korese, si ikiyobyabwenge cyane. Donc urumva rero kudakorera hamwe, umwe aracaha undi agacaha. Wagura ikibanza Bumbogo ndakavuga ariko kuki utaguzeje abantu bundi. Yego. Kudakorera hamwe rero nabyo bigatera ubwo mvuze ibibanza byo biri haye. Tukatuvuge mu guhaha. Yego. Umwe ashaka kawungu ndashaka ibijumba. Hari umugabo twari duturanye ibyumba. We yageze ahantu buri bya bindi by'udutsinda abana yabaciyemo ibice. Yafite abana 4, babiri abitirira undi muntu. Yego. Umugabo yakoraga muri banki, undi mugabo ari umucamanza nyirango. None akajya abwira babiri yitabe, ngerega abana banjye ngo nzajya mbagurira inyama ari uko bari abana babiri badahari ngo nabakanaka. Aba bana sinzi uko bangana, ariko umva icyo kintu. Nese bazabana bakura batyo, bamwe bazi ko ari abakanaka, abandi ari abakanaka. Bamwe bazi ko hari abababuza kurya inyama. Ubu se bazabana? Bazabana? Keretse kubareba bamaze gukura bari responsable, ukabigisha uti buriya twari. Donc rero ibintu gukiza umuryango ni ibintu bisaba umushinga mugari. Mije prof ikeneye imbaraga, minumwe ikeneye imbaraga, n'umushinga mugari. Ikibazo nuko nabo twita bakabaye abakiza, usibye abatekinisiye, psychologue, social, abandi nabo basanganwa bikomere. Impamvu mvuga abapsychologue bo bashobora kurenga ibyo bikomere. Ariko undi muntu uri mu nshingano wifitiye n'ibyo bikomere, yewe araza arabakoordinateur w'umushinga aze aho yoriganira uti mugarire cyangwa murorere agashaka raporo. Kuko nawe iwe birahari. None se kadufate nuza sindamenya Rosoro uko byaje kurangira uriya mu gitifu muri Mbogo muri Rurindo wa Mbogo. Agarutse mu kazi akaba gitifu ukamushinga kunga umuryango, azabikora gute? Yabo mwarangije muzane yihitira. Nibyo rwose.
ntabwo azinjira nawe ntibimurimo nawe wese ari uwuye hari n'undi wo muri nuza ni benshi donc urumva abashinzwe iyo mishinga nabi bikomere barabifite abo tubwira ngo nimugire murya reka ntange uvuga muri pe oya nge nta kibazo ngewe ntabwo navuga ibyanjye kubera ko muri pedagogie bavuga ko nta mwarimu cyangwa umunyeshuri wahinduka materiel didactique dukeneye abandi bantu kandi umwanya turawufite tuzawubaha amasomo arava abafite imiryango ibanye neza bakaza bakatubwira cyangwa se ababyize nibura ku buryo babyigisha batavanzemo ibyabo ku giti cyabo ariko ntabwo birasaba ngo ni plani ikomeye cyane kandi igomba guhera ku ruhande rwose naho ubundi wa mu gitifu reka nk'urugero gitifu umugabo araza akamuregera ati umugore yankubise agahita ahamagara abantu bose atangiye kumushyira muri stigma ni nk'itotezwa ni nk'akato abantu bose bagahura ngo muze murebe umugabo ukubita n'umugore kubera iki gitifu imyumvire ye ni wa mugabo amarebe y'umugabo atemba ajya mu nda umugabo ashinjagira ashira uje kumuregera ko wahohotewe n'umugore wawe ati umugore akurusha imbaraga nta soni akaba yagutera n'umugire nuvuga ngo nawe ntiyuzuye uwo niwe utanga izo serivisi uwo niwe wigisha imiryango turimo niwe utanga inyigisho akaza kwigisha abageni abagiye gushyingiranwa couple nk'eshanu kandi umugore we yarahukanye cyangwa bamudiye cyangwa adaherukiwe da cyangwa iyo atashye baryama utya uyu muntu azunga umuryango umugabo waraye gutya nta bwiyunge afite yewawa ngibyo rero yakoze papa bitangaza yavuze byinshi ariko icyambere hari akandi kantu umushuti wanjye twakoranaga ikiganiro hirya iriya bakunda kunyishyuza na n'ubu we yagiraga ibyo avuga akavuga ko ngo indaya zigira urusaku yavuga ko umugore w'indaya umukobwa w'indaya atajya avugira hasi nakoroheje arazamura ijwi uriya mugore ni isasu sibyo nubwo papa bitangaza nawe mu byo yavuze hari ibyo yaba yahishe ariko uriya mugore ntiyoroshye yakuvugira mu gutwi ugasinzira bahisemo burya n'ababasha kukavaringa bagahisha abana ni abatabishyira mu magambo n'abatabishyira mu bikorwa nubwo nabyo ari bombaro taridoma ariko nibura icyo gisasu kikazaturika utwana twigiye imbere nibura uwanyuma afite 20 ibyo mushatse mwashyira hanze ariko mu ba 12 13 8 7 umugore akavuga kuriya akabombogotana noneho by the way papa bitangaza yatubeshye nta pastor usambana gutese kandi yongeye akivuguruza ati ndabikunda kubi cyego ati imibonano ntayibonye ntiryarema ubwo ibiriye yimaza noneho Theogene yamubajije neza Theogene amaze se uzongera ube pastor ati nabibuzwa n'iki ati se nitwemera abavuga butumwa banyumve aka kantu ati twemera Aburahamu wenze umukozi wo mu rugo twemera Petero waciye amatwi yego twemera Dawudi warongoye uriya ninde umugore wa Uriya twemera Salomoni wagize abagore 1,000 abantu kariya kantu nashaka azazamukire kuri kariya ibintu birwa batubeshya sabo ninde sinzi niba ari umudamu wundi wabivuze buriya numvisha ibiganiro byinshi yego oya ni wa mukecuru wa hano hirya wa mukecuru wa hano hirya ni wavuze ngo abayisirayeli bisabiye umwami haza Sawuli arabamarisha so babajyamadini aho nahereye rero niba mwemera Petero waciye amatwi abantu mukemera Dawudi ko warongoye umugore wa Uriya yego mukemera musanze muri douche Uriya yagiye ku rugamba mukemera Salomo
Hariya niwe wanditse imigani cyane izaburi. Imigani n'indirimbo. Imigani n'indirimbo za Salomo. Yaragize abagore 1,100. Mukemera n'inshoreke 700. Yego. Mukemera Aburahamu warongoye umuja. Yego. Hagayi. Babyara Ismaili. Sibo bakomokaho se? Yego. Neze ubwo icyabavaho kidasanzwe niki? Ntagashye. Ariko nujya kumva niwumva wenda ngo umwami Rwabugiri yambuye nkoronko umugore Murorunkwere. Oya, Murorunkwere yari nyina wa Rwabugiri. Mbese ibyo wabyumva kuwa hano ukuva ari bitangaza kandi wowe wemera ruwo. Arangije aravuga ati ubundi se ko dusezeranya abantu mu kiliziya cyangwa mu rusengero bikakorwa mu izina rya Kristo utarigeze arongora. Ni gute abantu bajya kurongorana mu izina ry'utararongoye? Mbwira nawe. Bibaho subone. Witwa Jire. None. Mu izina ry'utararongoye utanze isezerano ryo mu izina ry'utarigeze ashyingirwa. Ushingiye abantu. Ibyo byose nibyo tugomba kureba. Niho bipfira. Ngo Yesu ni inzira. Uretse se nkubwira ibyo byihorera uzabivuge washinze urwawe rusengero. Uzabivuge washinze urwawe rusengero. Barazifunze. Papa Bitangaza niwe wenyine wasohoye iryo jambo. Abandi bicara batwereka ko abo bakurikira, abo tugomba gukurikira ari abantu ari ba miseki. Yewe we. Sauli, Aburahamu, Dawudi, Salomo, Petero. Yewe. Ahubwo si ibikorwa byiza ubwo ninde wundi tu cyetse Yesu. Ariko nawe ntago yari shyashya buri. Hari imyaka batatubwira. Uribuka kubwira abantu ngo utarabikora namuteriwe akibikira umutwe akandikisha amano. Ariko nawe ntarya muteye. Umuntu ari kumusiga ivuta se? Wese yarari muteye. Eshwe. Erega hari inkuru batatubwira kuva kuri 10 kugera kuri 30. Papa Bitangaza rero nicyo mushimira. Hagaho ngo batubwira uko Yesu yarabaye. Papa nicyo mushimira. Bamubajije bati uzongera kujya kuvuga umurimo uzajya gukora umurimo w'Imana. Atewe bati cyane. Ati none Aburahamu none yamaze gukinda ngabo baba agahita ajya gukomeza akazi. Ngabo baba. Ibiza rero nibyo nabaje natangiye mpamagara. Yakobo ntiyarongoye muri umuna na mukuru. Ngaho. Ngira ngo ubushoreke bwo ari bwari kawaida ariko abantu bari bakiri bakeya. Abantu rero abasenga bikumvikana baturebere kuko imyuka mibi yahereye mu biyita abakozi b'Imana. Yego. Rwose. Ngewe nta kibazo amajoro ndara ndayazi, ibibazo byanjye ndabizi, ibyo nzazira ndabizi, icyo ntazazira ni ukwiyita uwo ntari we. Na nimugora hari abantu babinsubiriyemo. Yavugaga umugabo yarakubititse cyane. Papa Bitangaza ati navaga guhanura akandaza hanze nkasanga umugore yancuze. Yavuze ngo yanyimye ariko yashaka kuvuga ngo yancuze. Urumva erega bari bose bafite ari ama stress ngo yanyimye. Araho awakumva kumwimba akagira ngo ni gahunda ariko oya. Umugore yatetse ararya arabimara n'amasafuriya arayoza. Aziko nagiye mu murimo w'Imana. Question mark entre guillemets. Akabumuraza avuye gukora ibitangaza handi iwe barabumuraje ngo muri iyo nzu y'imbwa yatungwaga n'umwumbati mubisi nawe yahawe n'umuturanyi. Arambwira ati tewarambwira ati ese kare kose kutatubye kutabishyize hanze. Ati oya atese ibya 10 waba ukibibonye. No yari umumirizaga akamirirana ngo bitajya hanze ibya 10 ntibizi. Yego. Uri kubyumva? Kubyumva. None umugore wa mugore wavugaga nk'isani reka ambabarire ngiye nuko ikigaragara cyo buriya mugore ukuntu avuga nanjye Darutayisira ajya bivuga ibyo. Iyo yigisha abageni avuga ati yasabye Imana ngo Mana uzandinde umugore usambana ndinde umugore uvuga nk'isandi. Yego. Uriya rero arenze isandi. Ngo ni kariso baba we ni kariso ninjye nyikugurira. Mwumva aho tugeze. Kandi abo bantu bajya imbere y'abandi bakigira ibitangaza. Ibaze kugeraho bafata iryo zina. Kariso. Baragaragaye.
So abavuga butumwa rero abakozi b'Imana mu ngeri zose abapasiteri ababishopu bakiri mu mwuka yego mbere yo gusengera twebwe twicara torino saa saba zikagira cyane twebwe dutarama dutamira cyane mbere yo gusengera twebwe ni mubanza abo ngabo babafasha cyangwa musaba Imana yongera imanura undi mwuka havuka abandi bazima igihe twahereye buri munsi tuvuga navuga abantu bakavuga ngo navuze kuri kana karavuze kuri ni nge se natumye abijyamo nishwe ni wowe wabazanye se ni nge nabazanye barizana ni yatumye biyita ayo mazina nishwe kuki barwanira amazina mbere y'ibikorwa so abasenga bikumvikana nibasaba Imana ariko yongere turacyumvise igituma barwanira amazina ibya 10 yabyivugiye ariko uriya mugabo yarihanganye niba ari ibya 10 yashakaga yarihanganye ngewe ntago warekura reka nkubwire bavuga ngo umugabo avuga amagambo niba ari 7,000 umugore akavuga 20,000 menya birenze menya na kimwe kuko badukuba 3 ntabwo yageza 500 aratangira ajya kugera kuri 120 naciye 500 guteze yewe yabaye nagaruka nkasanga kivuga nkasubirayo we nuguka reka nkubwize ukuri ngiye nkasanga hose bakinze manza n'umupaka nawambuka paka boje hakinguye ariko warara kuri urwo rutoto wararana n'isandi nkiriya hanyuma ukaza ukabasha kudobekeranya amagambo nkaya byavahe ko kujya tubona umutsi wireza afazari twabibirage amaso yatuku afazari twabibirage aho kujya yikoreho se gucira yewe data ngo yikoreho guca intoki umugabo uri samabwa yabwa ni samabwa nyakabwana yewe data ariko abagabo so ariko to close umwanzuro yego nuko nongere ngarukire wa muntu umuntu w'indera we nzanamusura kuba hatuye nahamenye ko yambwiye ngo hari abantu bihangana hari abakomerekera muri divorce byo ndabizi rwose hari ababa bashaka kubaka bikanga yego hari n'abagore bavuga ngo waduhinzaratsi tugaha abagabo bacu ariko tukagumana yego bikanga so bose nukubihanganisha muri uyu mwaka mushyashya ariko kwa kwihangana nigisha si ukuvuga ngo nanjye nakubyagereka byihore kwihangana ubigira muri ari convention internationale des droits de l'enfant CIDE yego harimo umurongo uvuga ngo ni nka constitution y'uburenganzira bw'umwana ihame rya mbere byose bigomba gukorwa mu nyungu z'umwana kuko umwana niwe gihugu biratangaje birababaje kuba tukibona abana mu muhanda kandi bava mu miryango yacu cyane kubera ko tutagize impuhwe hakiri kare cyangwa ibi ngibi bikavugwa nanjye cyangwa n'undi umwe cyangwa babiri iyo buri wese uhere kuri mwarimu wa primaire wa segonderi abo mu nsengero na gitifu w'akagari kuzamura twese imvugo ikaba imwe ntabwo mayibobozi bakizikira mu muhanda zavahe haba plani y'imyaka 3 izamaze kugeramo tukazigisha zikagira ubundi buryo zihabwa umurongo noneho tugakumira ko hagira ishyashyizamo birakorwa bari hehe bakabikoze bose nabaye nicyo kibazo bo nabaye kibazo cyane urunga abantu wowe uri uwuhe urimo uragenda wowe ugafata inkomere yomora indi okay reka duhinira aha bitangaza yihangane ariko atekereze ku bana yego ngira ngo ni naryo somo hanini ririmo mu kiganiro cyose kureba abana mbere ya byose nicyo gihugu yego ibyakorwa byose tureke kwikunda nk'ababyeyi tureke kwikunda ngo ngiye mugabo ngo ndambiwe umugore usakuriza ngo ndigendeye abo bana se tureke umugore were kuvuga ngo ndambiwe umugabo utahatinze untuka untoteza bereba abo bana
ndabizi ko hari umugabo twari duturanye ibyumba witwaga Gasana niba gihari ndamusuhuje bajyaga bamubwira ati ariko umugore wawe umanza ari agahungu kamwipasa agatashati izo nkuru ntazo nkikeneye ati umunyu nawe umazemo kera ejo bundi undi mugabo nako ni igihe kimwe undi mugore turi hariya mu migina agiye guhamagara umugabo bajyaga babyumva kimwe uwo mugabo na nimugora twari kumwe yego avuga ati yewe agiye kumuhamagara ati reka mpamagara umugabo ze dusangire ati n'inkiki yari isigaye nyivaneho ati kuko buriya turiya mugore yashatse ati ni igikatsi umutobe nawe umazemo kera kuko bari barakundanye yego donc uwo mugore twari kumwe mu migina yakundanye n'uwo musore n'uwo mugabo akiri umusore n'uwo mugabo aza gushaka biragenda birayogayoga nk'ibi bya papa bitangaza ariko cyane n'uwo mugore abigiramo uruhare ruragiye kubavuga ati kamuhamagara ze shani n'inkike yari isigaye ihirime ati kuko yatwaye igikatsi umutobe narawumaze mu kera please bavandimwe bantu b'Imana wa mugani abantu kubana igihe kirekire ntabwo wategeka abantu gukundana abantu bakundana bakiri abasore bakiri inkumi kera tugifite imisaya igororotse penke ikeba agapo kanoze yego umugore akipfundura amabere ataronsa rwose ataraheta mu mugongo ibyo birashoboka ko nyuma y'imyaka runaka wenda koko wa mugani wa Gasana umunyu ugabanuka wenda koko umutobe ugabanuka agasigara igikatsi ariko girira ngo girira abo bana girira uwo mutobe wanyoye icyo shaka kuva mu magambo atomoye guhararukana birashoboka cyane icya kabiri nkuko bitangaza bivuga agakwavu k'ishyamba wagatapfuna ubonye gakurusinga vovora simfate mbonye akanyamaswa ubanza aragakwavu simfata turiyanda wagacakira yego ariko wagacakira wagira nta mwana urakurayo nunamukurayo ntarangana na babandi aho warubagejeje iyo nayo ni imibare yego hari abantu bavuga umugore ushobora kumwirukana ugashaka undi ariko umwana umubuze ntubona undi kuko nuwo arazavuka nka wa wundi aravuka angana nka wa wundi iyo nindi verisi y'ubuzanye ari abantu rero ibintu tujye tubishyiramo imibare myinshi ku nyungu z'umuryango dushyiremo imibare myinshi umenye ngo uyu muntu tugiye gutandukana twabyaranye abana bangana gutya barabaho bate ese ko nabamenyereje gusenga misa ya mbere none bakaba bagiye basigiye umugore arashaka umugabo usengeye gatatu bashoje ibyo byose abantu bakabishyira ku munzani naho ubundi ntabwo aya mabati yose tureba ntabwo barara muri ziriya ngo bose batekanye babirimo kubera inyungu z'umuryango kugira ngo abana bakurane iyo sura nyine y'umuryango ese azubaka uruhe niba iwabo bahora batongana ese niba papa bamubaza ngo papa minerivare iri hehe yashabuye mubaza nyoko umugore ari kubaza minerivare y'umwana umwana yicaye aho isi arasubije ngo shamuje mubaza nyoko uwo mwana we mu rugo rwe we azayitanga umwana basabira minerivare isi agasubiza ngo mubaze nyoko adandabirana wazayitanga nitwumve ko ibyo turi gukora kuri kino gihe tugihari bizatugaruka twabishaka tutabishaka ubu dukeneye abana bakomeye bafite imbaraga bazakora bagakora muri RSSB bagakora mu nteko bakagabanya imyaka ya pansiyo cyangwa bakongera ibyo umupansiyo nahabwa wese ayo magweja turera gutyo muri ayo makimbirane niyo azafata imyanzuro nk'iyo ntabwo byavamo umwana udashinga azamenya ko umubyeyi uri mu zabukuru akeneye kubaho neza kandi wibuke ko abana akenshi barobuseriva kurusha kubwirwa cyane kana bakareba buriya umwana ashobora no kugutegereza ngo agukingurire ariko agira ngo amenye n'isaha utahe nuko umumeze ubikoze kangahe mu cyumweru niba ari buri munsi niba ari rimwe mu kwezi ibiri tolerable n'ibitari tolerable yego cyane uwo mwana utarigishijwe urukundo
ese none yumva bariya abana ba papa bitangaza niba barumvise nyina avuga ko yakwica umwana yabyaye hanze ariko na papa bitangaza hari ibyo yavuze bikabije birajya kuvuga ngo mwe naba muvuga butumwa kugira ngo nkajya kuri rib gihorere nkijyana kuri rib ngo ni mumpe burundu uri umuntu uvuga ijambo ry'Imana ngayibaze umuhigo nk'uwo kiyaturiraho ubukazungu burenze ubukazungu rega kazungu ntago yigeze nta muntu ntago kwica uwo mwashakanye bitandukanye no kwica umuntu nubwo kwica byose bisa uwo mwashakanye waterese oya uwo wakunze uwo mwashakanye uwo mwabyaranye yego urumva urwego umugore aba ariho mwarakundanye murashakana akubera umugore aragusasira byara abana wita amazina aragusasira arakugira gute murabyarana warangiza ngo wagira gutya ngo ugafashira mu ishashi ngo ukajya kuri ribu ari aho yarengereye twakabaye tugira societe itinya no kwica inkoko pe rwose tukazagira ubwoko runaka tuvuga ngo aba nibo bacinjaye abandi twese dusigaye inkoko urukwavu inka ihene kuvusha none kuvusha wowe wigeze gukundana nawe mukararana imyaka bamaranye 19 hari mumaranye imyaka 19 nubwo ari nabi murabyarana wowe ukavuga ngo iyo ntaba niba nta kindi kibazo wasezerera reka ngusezerere reka mpinira ahangaha ngusezerere ushimire cyane amasomo yo yatambutse ni menshi cyane dutangiye umwaka twahuranya mu bantu basoje umwaka nabi nagaruka ku mudamu witwa Pamela tugeze kubereka mu kiganiro uvuga ko yabyaranye n'umushinwa bakabyarana abana babiri bari mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza hanyuma umushinwa akaza gupfa kampani y'umushinwa ikishyura minerivare umwaka wose none uyu mubyeyi akavuga ko abana bafite inzara yirukanwe mu nzu ngo yabaga muri rogi none n'amafaranga yo kuyishyura yarashize ngo ari kuba ku rusengero rw'inyamirambo urusengero ADPR Nyamirambo ngo hafi yo kuri 40 ngo uciye ku musigiti w'Amagengo abahazi no kugira ngo mudufashe uyu mubyeyi rero akeneye ubufasha ariko hari igishoboka nuko inzego z'ibanze zishyiremo imbaraga bamuhuze n'ikigo kubera ko buri mwana yishyuriwe umwaka wose kandi bamaze kwiga igihembwe kimwe ejo baratangira icya kabiri nuvuga ngo icya gatatu amafaranga yabo minerivare yabo bana babiri ikigo ubuyobozi bushobora kubahuza n'ikigo kikaba gitanze ku mafaranga abo bana batarigira kuko ufite ayigihembwe cya kabiri n'icya gatatu niba arayakonsoma bakabaha niba ayigihembwe cya gatatu bakareba uko bariho umunsi bya sakindi yaba ibyara ikindi ariko bitanakunze igihembwe cya gatatu bashobora kukiga ahandi cyangwa baramaze gususha bashobora kugenda bagiye gukora ikizamini ariko nanone kuvuga ngo umwana yishyure minerivare atari kurya atari kuryama ntabwo mbyumva nuko n'ubundi n'ikizamini ntazageza igihe cyacyo abantu nibafatikanye kugira ngo ibibazo bihari muri societe abantu bashobora gufatikanya bakabibonera igisubizo ariko cyane cyane ayo mafaranga y'ibihembwe bibiri ku bana babiri niyo batanga y'umwe umubyeyi akabasha gufata abana mu gihe inzego n'abantu bagenda bagerageza kugishakira igisubizo ambwiye ko arara mu rusengero rwa Nyamirambo muri ADPR nama ari cyumweru akimbwira ko ariho arara bizaba ngombwa ko mpagera mu masaha yo kuryama kuko ngo barara basenga ubwo niba umubyeyi yarara asenga abana nibajya ku ishuri sinibaza niba bazajya barara basenga bugacya bakajya kwiga. Ikindi nibagiwe abantu bihisha mu buvugabutumwa bagakora amajyabu amugani wa bubu na Hirwa ntitwamwibagirwa ko Hirwa yari umuntu either yita padiri ejo akita pasiteri ejo akita bishop ahindagura amazina. Icyo kintu cyo kuba abantu bose kugira ngo bacuza abantu twabo bihisha mu ivugabutumwa byakabaye ari ibintu bicika ariko biciye mu basanga mu bavuga butumwa bazima kwa kabita bazima abavuga bikumvikana bagombye kubisengera ku buryo umwuga wabo utakomeza kwinjirirwa kugira ngo n'uwitangaza makuru ntago gipfa kwinjirirwa uko kiboneye
rero no mu ivugabutumwa hakagombye kugira ngo hari nzi neza ko hari ama umbrellas y'amadini y'impuzamadini impuzamatorero bakagombye kureba bakamenya ngo ese ninde uri gukora umurimo bya nyabyo, ese ninde utari kuwukora bya nyabyo, atari no gutegereza RGB ngo ifunga isengero. Hari gufunga isengero ni kimwe, ariko hari no guhagarika abavugabutumwa bamwe na bamwe. Urumva na hirwa yitwaga umuvugabutumwa ariko utagira ikanisa, utagira iki, ibyo byose hari ikintu cyakagombye gukorwa, agakorwamo isuku kwa niko nabivuga.